amazina nababwiye ko nitwa Niyimbona Frederic, nkaba nkorera umurimo w'Imana Nyakarambi. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tudatinze reka dusangire ijambo ry'Imana. Turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 21 murongo waho wa 12 tugeze ku wa 14. Nayo magambo tugiye kuganiraho mu mwanya utari munini dufite. Matayo 21:12 kugeza kuri 14 aravuga ngo nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. 14 nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Tuvuge ngo amen. Amen. Kasubiremo aya magambo. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza. Mfite jambo shaka kugira ngo tuvugemo hano, ariko tugiye kuvuga hejuru ya Yesu abaririmbyi bamaze kuririmba. Shingiye kuko iyi si tubamo, iyi si dukoreramo, tuyikoreramo ariko hari n'izindi mbaraga ziyikoreramo. Ni ijambo natekereje guha umutwe uvuga ngo iyi si ifite ibindi binyabubasha. Iyi si ifite ibindi binyabubasha, ariko Yesu ari hejuru y'ibyo binyabubasha. Amen. Nicyo kintu gikomeye kirimo cyonyine gusa. Bangu iyi si turimo ifite ibindi binyabubasha, ifite ibindi binyembaraga, ariko Imana yatanze Yesu nawe urusha ibyo ngibyo imbaraga, kugira ngo nawe aze arokore abantu be, arokore abamwizeye ibyo binyabubasha. Mu bintu 7 biranga Yesu cyangwa se bavuga kuri Yesu, natekerejemo kimwe, aho bavuga ko ari umurengezi, ko afite imbaraga z'umurengezi, la puissance de sauver. Mu rurimi rw'igifaransa, la puissance de sauver, power of support, imbaraga zo kurengera umuntu. Sauver, kugusova, akagusunika. La puissance de sauver. Benja akaba ahagaze ku musozi uterera, agatangira gusubira inyuma, ariko hakaboneka umuntu wo kumusunika mu mugongo. Icyo nicyo bita kumusova. Kumusova. Yesu afite imbaraga zo gusova, zo gusunika abantu be. Kuko mwisi harimo ibindi binyabubasha bitesha abantu imbaraga, aho kujya imbere bagasubira inyuma. Yesu nawe akaza, ni etre sauvé, akazanwa no kudusova. Afite imbaraga ziri hejuru y'ububasha bw'ibiri mwisi. Mwisi harimo ibindi binyabubasha, ariko Yesu nawe arahari kugira ngo asunike abantu be, abantu bamwiringiye, abantu bamwizera. Ariko ubundi mwisi harimo ibinyabubasha, harimo ibinyabubasha biri gutuma umuntu w'umugabo afite urutoki, afite inka,
mfite imirima y'ikawa ariko akaba atashobora kugura ipantaro akambara ikabutura kubera ko si we wikoresha, ahubwo afite ibindi binyabubasha byamuburije kumera nk'abandi nawe ngo yambare ipantaro nk'abandi. Mu isi harimo ibinyabubasha, ariko ibyo binyabubasha turashaka kuvuga kuri Yesu. La puissance de sauver, afite imbaraga ariko z'umurengezi zo kurengera. Amen. Afite imbaraga zo kurengera. Uko mutureba ntabwo ariko twahoze, ntabwo ariko twari turi. Mu isi harimo ibinyabubasha bitegeka umuntu w'umugabo akirirwa aryamye, abandi bari mu giterane hano ku kibuga bikamubwira biti nturenga aha, agahagarara hariya ari kwitegereza ukuntu abantu bari kubyina, abantu bari guhimbaza Imana, we ari guhekenya iryinyo ku rindi kuko ntabwo ari we, ahubwo muri we harimo ibindi binyabubasha. Ariko Yesu ibyo ngibyo yaje abyicara hejuru akubwira ati bohoka. Amen. Être le sauveur. Jésus est le sauveur. Yesu ni umurengezi. Être le sauveur ni umurengezi. Ndibuka Imana ku bantu bayikorera ntabwo wataha maramasa. No. Ntabwo wagenda maramasa. Abisirayeli bamaze imyaka 430 mu gihugu cy'uburetwa, bakora uburetwa imyaka 400, mariko 400 barayikora. Ariko umunsi wo kugenda Imana iravuga ngo je suis le sauveur. Je suis le sauveur. Ngomba kubasova nkabishyuriza. Ndababwira ngo mugenda mubapira ibintu byose by'izahabu bifite agaciro gahwanye n'iminsi babakoresheje mu bitwari. Banyamabanga ba leta bagira inama umwami, baramubwira bati abantu baratorotse ariko batujyaniye ibintu byinshi, tubakurikire babigarure. Special forces bafata ibyangombwa bya gisirikare baramanuka bati nta kuntu badutwara imitungo igana gutya ngo bayambukane, ariko ntibamenya ko mu ijuru dufite Imana être le sauveur. Babona n'udukecuru tugiye, babona n'udusaza tugiye, babona n'abagabo bakoreshaga uburetwa, ariko kumbi mu ijuru nous avons être le sauveur, dufiteyo umurengezi. Amina. Ntabwo dupfuye kuba duhagaze kuri ubu butaka gusa, tuzi ko hari ibinyabubasha. Hari abantu baroga, hari abantu bavuga amagambo, hari abantu barara bakaranga ibyatsi, ariko hejuru y'ibyo nous avons le sauveur, dufite umurengezi. Aramanuka, umva babwira akantu k'ubwenge. Imana ifite ibintu bitatu ikoresha kugira ngo isove abantu bayo. Icya mbere, igitsure. Igitsure ku buryo iba iri mu ijuru ikarebesha igitsure. Abantu barateranye mu nama ngo bazakugirire nabi, Imana ikavuga ngo mwantumira muri iyi nama mutayintumiramo. I have a power to be in the yanyu, ufite ububasha bwo yizanamo. Imana ikazi kayicaramo imigambi muri gupanga, ikayireba igitsure ikanga guhura. Imigambi ikanga guhura rwose, bakabipanga. Ubu ngubu ibyo turya, ibyo twambara, abana twabyaye, hari ibindi binyabubasha bitabishaka ko tubatunga, ariko kubera Imana imigambi yayo iyireba igitsure iri mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo yibambuye mu gicuku irakanura ngo irebe igitsure amagare, inziga zikajya zibwiriza kubera igitsure. Bibiliya nikivuga ngo yibambuye mu gicuku ireba igitsure amagare, inziga zitazibanguka agenda nabi. Mu isi harimo ibinyabubasha, ariko hejuru y'ibyo binyabubasha dufite Imana. Amen. Icya mbere ni igitsure ikoresha ikareba ibintu bikibwiriza. Icya kabiri, ikora ku kintu, tachebo ku kintu ikagifataho. Ushobora kuza gucikwa n'akongereza cyangwa n'agafaransa. Nuko njye muri kaminuza niga icyongereza n'igifaransa, nabyo sinabihoranye, nabitangiye ejo bundi ku myaka 33, umugore n'abana turi kumwe. Kubera Yesu wakandagiye ibindi binyabubasha, aravuga ngo ndategetse genda. Afataho, atuma marayika witwa Mikayeli akaza akavuga ngo uyu muntu yarakubangamiye
yapfuye, ariko bamukure muri uyu murenge, bamukure muri aka karere, bamukure muri aka kazi. Marayika agategeka ukavamo wumva utabona. Tacebo marayika Mikayeli, Imana ngo yaramutumye iramubwira ngo kiriya gihugu kirimo abantu bumva ko bafite la puissance, ariko manuka ugende mu rugo wicemo imfura, inka y'uburiza ntuyisige. Umva ikintu cyabaye, umva ikintu cyabaye mu rugo iwacu. Niba ndi imfura narapfaga, umugore niba waba ari imfura agapfa, niba dufite umwana w'imfura agapfa, ariko n'inka nayo ikagenda. Data niba waba ari imfura akaba yapfuye, na mama niba waba ari imfura akaba aragiye. Igihugu cyose ngo gikwira umuborogo batashobora gukontorora, kubera ko nous avons le sauveur dans le ciel, dufite umurengezi mu ijuru. Ni uburyo bwa kabiri Imana ikoresha kugira ngo rwose irengere abantu bayo, igusove. Igusove nubwo abantu babona ujyana ka Bibiliya bakagusuzugura muri centre mu cyaro nk'iki, bakagusuzugura ari umurengezi. Uburyo bwa gatatu izana marayika witwa Rafael, agakora ku bwonko bwacu kugira ngo ibintu bitivanga. Ubundi ntabwo ibitaro by'abasazi mu Rwanda bajyaga kubibona. Barakubaza minerivare, bakubaza ikibina, bakubaza mitiwere, mu rugo umunyu ushire, igitenge kirangire, ay'imirima mu kabande bata imisoro, bikwikubitaho byose icyarimwe. Bajya bagira gutya bakabona uragiye, ariko Rafael araza ibintu byose akabishyira muri gahunda, bakakubona uri mu mavuta. Etre rosove dufite umurengezi burya. Yewe nubwo zihano muri turabizi ko ngo mwisi ibinyabubasha birahari, buriya ntimukabona abantu bahekenya amenyo. Ibinyabubasha ntimukabona abantu basambanaga babipatanye. Ibinyabubasha ntimukabona abantu banywa inzoga nk'abari ku gipatane. Ibinyabubasha ariko hejuru y'ibyo Yesu agize gute? Arahari. Ntimukabona abantu bari kwishingira. Mu isi harimo ibinyabubasha, ariko dufite Yesu ure mu bukwe aho butahoze. Ntimukabona abana bari kwiga bakabura amanota, biga nk'abandi bakicara nk'abandi, ariko mu isi, iyi si tugendamo bagabo bagore irimo ibinyabubasha. N'ubu muri iri teraniro usatse abantu wasanga bamwe bakenereye ku bintu ngo ni ibyo kubarinda ibyo binyabubasha. Oya, Yesu ni uri hejuru y'ibintu byose. Bibiliya itubwiye ngo ageze mu rusengero asanga abantu bihaye ububasha bwo kurucururizamo, abandi kuruvunjiramo amafaranga, amayero, amanyarwanda. Ahageze ngo yihereze ububasha, nta muntu yabisabye, nta daso bari kumwe hano, ntawe arangije ngo yihereza ububasha. Bibiliya iratubwiye ngo akihagera aroro ahita afite ameza ako kanya arubika ibisanduku by'inuma, arakingura, ibigabo biri kuvunja amafaranga n'ibiceri abitera imipira, byose biranyanyagirika. Induru iravuga, ibisambo, amabandi, abaturo baravuga bati uyu ninde? Abandi bati ni Yesu uhageze. Bati ni Yesu uhageze. Arangije ngo yicara kuri aritari, aravuga ngo impumyi muze, ibirema muze, kuko inzu ya data ntabwo ari isenga y'abambuzi, ahubwo niyo kugira gute? Gusengerwamo. Ndashoje. Tugiye gusenga Imana, ariko twaje gutangaza ko nubwo hano Gatongo hari ibindi binyabubasha, ariko Yesu afite ububasha he. Nubwo hano hari ibindi binyabubasha, ariko Yesu afite ububasha uri hejuru y'ibyo binyabubasha. Ugacuruza ukunguka, ariko inyungu ukabura aho yagiye. Ni ibinyabubasha bya Gatongo mwahuye nabyo, ariko Yesu abifite biki? Ububasha. Ububasha ugahinga ukeza, ariko igitenge ntacyo wabona. Uri mu iteraniro uri guhekenya iryinyo, ni umubabaro watejwe n'ibinyabubasha. Abandi bari kubyina ukayoberwa ibyo ari byo, kagira ngo uri kureba kuri televiziyo. Yesu akugezeho yakandagira ibyo binyabubasha akabyiruka, kuko Bibiliya iravuga ngo natwe turi isengero. Muri twe habitsemo ibi biri kwica abantu m'imbere, ariko Yesu afite ububasha bwo kwirukana
ibyo binyabubasha. Niba mubyibuka yasanze umusore wari uri mu irimbi atambara, minyururu yarayicagaguye, agera no ku rwego rw'ahacagagura n'iy'ibyuma, ngo ageze aho agatera amabuye abaje bose. Yesu ngo abwira abigishwa be, muze tujyane tujye gutembera kandi turanyura muri iriya nzira yo mu irimbi. Abigishwa be baramubwira bati, iyi nzira ica mu irimbi barayifunze, ko hari umuhungu uterana amabuye, ntabwo wahanyura yagutera amabuye. Umuhungu ngo akimubona araza n'amabuye ngo ajye kuyatera Yesu, ntabwo yarazi uwo agiye kuyatera uwo ari we. Ngo akimukubita amaso, Yesu aramubaza ati, uri iki? Ati, ndi ingabo. Muba mu kihe kigo? Kirabura. Ati, toka babone mu ngurube. Ntabwo uyu nguyu ari ikigo cyanyu. Uyu arimo diyakoni mwiza, uyu arimo umuririmbyi mwiza, uyu arimo umucuranzi mwiza. Ntabwo nawe uri ikigo cy'ingabo, ahubwo muri urimo umukozi w'Imana. Muhaguruke dusenge Imana. Haguruke twisengere Imana. Twaje kugutangariza ko hejuru y'ibinyabubasha biri hano muri iyi misozi, biri hano muri iyi ntara, hari Yesu ufite ububasha buri hejuru y'ibyo binyabubasha. Arakubohora inzoga zikakuva inyuma, arakubohora kuraguza bikakuva inyuma, arakubohora guterekera bikakuva inyuma, ukumva ufite umwami wo kukurengera. Hari umuntu wumva warambura ikiganza tukamusengera? Yego, mwigire hafi, barambuye ibiganza, muhagarara hano dusenge Imana. Muzana dusengane Imana. Tambuka mwigire hano dusenge Imana. Tambuka hano dusenge Imana. Dusenge Imana. Hari ibinyabubasha byabujije abantu amahoro, ariko dufite Yesu uri hejuru y'ibyo binyabubasha. Arabikandagira ubuzima bugakomera, akarema ibitari bihari, akarema ibitari biri mu rugo. Karande zadukiraga kabiri, tugatangira ubuzima, tugatangira umuryango, tugatangira igihugu gishya. Ngwino, 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 ngwino. Madamu w'umushumba yigire hafi wa paruwasi ya Nyakarambi, yigire hafi, yigire hafi, asenga Imana. Ngwino wanezerwa nk'abandi. Ni ibinyabubasha, ni ibituruka kwa sogokuru, ni ibinyabubasha byegekaga bakuru naso. Iyi mikoro irandesovye nayo. Barambwiye ngo umuriro wabaye muke bakora, ariko koresha gutyo. Ngwino, ngwino, ngwino. Baririmbye mudushyira agakorasi gato cyane, gato cyane, gato cyane. Twakira abantu b'Imana, twakira abantu b'Imana. Ibinyabubasha, hari ibinyabubasha bituma iwanyu nta bukwe bwahaba, bituma iwanyu nta batahe diplome nk'abandi, ahubwo ugahora utahiza, ahubwo ugahora nk'abandi. Dufite Imana, dufite Yesu uri hejuru y'ibyo binyabubasha. Arabikana iseme z'umuryango zigahagarara, hagakomeza iza Yesu. Imana bashi. Dufite Yesu, dufite Yesu ufite ububasha muri hejuru y'ibinyabubasha. Guterekera nta bubasha bifite, kugucina sago ibyo bigera bikagonga urukuta bikarangira, ariko imbaraga za Yesu ntabwo zihagarara, ntabwo zirangira. Dufite Yesu uri hejuru y'ibindi binyabubasha, dufite Yesu uri hejuru y'ibindi binyabubasha. Ariko mwisi muyireba, harimo ibinyabubasha, harimo ibirara biniga abantu, harimo ibirara biniga abantu, hari ibituma bararuko batakaraye, ariko Yesu arahari nk'umunyabubasha. Yagukiza nawe, waryama ukarara mu makorasi, wabyuka ugasanga waraye neza. Apana kurara urota urya inyama, apana kurora urota wihekenya, apana kugira gutyo ugasanga uko waraye siko waraye, waraye uri gushiduka. Apana kubyuka ugasanga baguciye indasago, umubiri wawe ugasanga uko waruri. Urarinzwe kubera ko ibyo binyabubasha Yesu abiri hejuru, abiri hejuru, abiri hejuru. Ntabwo twihuse, ntabwo twihuse. Tambuka, ngwino mukobwa wanjye, ngwino, ngwino nibaguha umwanya wiyizi. Ngwino, Yesu afite ububasha buri hejuru y'ibinyabubasha. Bantu burya ubugoro nk'ababupatanye,
bantu mudasinzira mwabuze amahoro. Yesu atanga amahoro, abantu bakarya bikagera mu nda, abantu bakambara bakaberwa. Yesu afite ububasha buri hejuru y'ibindi binyabubasha, y'ibindi binyabubasha muzi, kandi koko birazifite, natwe turabizi. Abarozi ububasha barabufite ngo bakagira n'ubwo kuguruka, ariko ibyo byose Yesu abicamo kabiri bigahagarara, iyo sisiteme ikarangira igahagarara. Tambuka nawe, ngwino nawe, ngwino nawe, babereka aho mwipfukama. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu afite ububasha buri hejuru y'ibindi binyabubasha byatuzengereje. Afite ububasha buri hejuru y'ibindi binyabubasha byazengereje abana bacu. Ngwino, 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 ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ngwino mubyeyi, ngwino kwa Yesu. Ntabwo tuba tunezerewe, ntabwo tuba tugenda uko mutureba, ntabwo tuba turya ngo bidufate, ntabwo tuba twisiga amavuta ngo adufate, ahubwo ni ukubera ko Yesu yicaye hejuru y'ibindi binyabubasha biri mu miryango yacu, biri iyo dukomoka, biri iyo dutuye. Ariko Yesu arashoboye, afite imbaraga, afite ububasha buri hejuru y'ibindi binyabubasha. Murakoze, Imana ibamugisha. Reka twakire madamu w'umushumba asenga Imana kubwa bashiki bacu. Ndabona bakiza, ndabona bakiza. Nawe ntusigare, nawe ntusigare, ni wowe watuzanye ngo tugutangarize iyo nkuru nziza ko Yesu afite ububasha buri hejuru y'ibindi binyabubasha. Utekereza hirya iyo ngiyo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana kubwo umugambi wawe ukomeye. Turagushimiye ko turi hano tutizanye ahangaha, kandi umuntu wese waje ahangaha naje yizanye. Niyo mpamvu guhamagara kwawe gukomeye, guhamagara aba bagore, guhamagara aba bagabo, guhamagara aba bakobwa, guhamagara ababyeyi baje imbere yawe barapfukamye, kubera ko bamaze kubona ko hejuru yawe nta yindi Mana ihari, ko hejuru yawe nta zindi mbaraga zihari. Niyo mpamvu baciye bugufi baguhaye Mana nyir'ingabo. Guhindura ni ukwawe, no kweza ni ukwawe, kandi ureza, weza kurusha uko abameshi bo mu isi bamesa. Ureza ugatunganya, ureza ukaboneza umuntu abari abanyabyaha ruharwa, ukabahindura kuba abana b'Imana, abari barananiranye mu imiryango kongera kubona umutekano. Imana ihoraho, Imana itunganye abari barabaye ibirara bakongera gusubizwa ubuzima. Mwami turabasengeye mu izina rya Yesu, bakureho imyaku, bakureho imivugo, bakureho karande mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu wabambwe. Bakize kujya mu kabari, bakize gusinda, bakize ubusambanyi, bakize ubujura, bakize uburozi. Kuko nawe ntiwabonetse mu isi wo kutwikorerera imitwaro, keretse Yesu wenyine wabambwe igorogota ku musaraba saa 9 ku manywa y'ihangu, abantu bose babireba. Mwami Mana yacu, nuhimbazwe nuhabwe icyubahiro, kuko ufite imbabazi kandi ufite gukiza. Mwami Mana yacu, nibaguharira umurimo wo gukiza uri uwawe Mwami, umurimo wo gukiza agahinda, umurimo wo gukiza abantu imibabaro, umurimo wo gukiza abantu ubwigunge. Nibawuguharire, niba wenyine ubishoboye, niba rwiyemezamirimo Yesu Kristo, utsindire iryo soko ryo kurengera abantu, ryo kurengera abantu, ryo guhagararira abantu bawe, ukabakura mu kibazo, ukabakura mu bwigunge, mu bwihebe batejwe n'ibibazo bitabarika. Turagushimiye, haleluya. Aba bantu Mwami nibahindurirwa amazina,
batangire kwitwa abana b'Imana, bagende bari fiye kuri Imana bagiye imbere. Haleluya, haleluya, kuri Imana bagiye imbere kandi bababariye ibyaha bidasubirwaho. Turagushimiye ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Haleluya, turagushimiye imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Turagushimiye ko bababariye kandi ukaba bagize abana b'Imana. Uyu munsi bakaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi ko batazasubira mu byaha ukundi, ahubwo biyemeje kugendana nawe nk'uko ijambo rimaze kutubwira ko uri hejuru y'ibindi binyabubasha byose. Uyu mwanya nibagendane nawe Mana, ibyabateraga ubwoba nijoro turabihagaritse mu izina rya Yesu. Mana nyiringabo, nyirabayazana zose, nyirabayazana zose, mu izina rya Yesu uzirukana mu miryango yabo, uzirukana aho barara, ibibatera ubwoba ubyirukana aho barara, ubyirukana aho bakorera, ubyirukane mu mashuri, ubyirukane mu kazi, mu izina rya Yesu tukuzamura icyubahiro. Haleluya, haleluya, tukuzamura icyubahiro kandi tugukomeye amashyi. Uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru ya byose. Urakoze kutwumviye kandi kubababariye mu izina rya Yesu.